hari ukubwiriza no kuvuga ubutumwa. Muri ibyo umuvuga butumwa ugenda byose. Uri byose. Nkora byose. Kwigisha ni uko nazanye ijambo nkarisesengura. Nakuzanira ijambo ngabango Yesu arira ngakubwira ibituma Yesu arira. Umuhamagaro uhagarariye ubundi no kwigisha ijambo ry'Imana. Isaha yose wanshaka ushaka ijambo ry'Imana waribona. Ariko isaha yose wanshaka ushaka ubuhanuzi ni wabubona. Mbega ubuhanuzi buza uko Imana ishatse kubuza. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Tubahaye ikaze kuri Sam TV Rwanda. Niba utarakora subscribe nicyo gihe cyo kuyikora ukajya ukurikirana ibiganiro byacu n'ubutumwa bwacu. Hano video irahari uri kubihanura. Irahari. Hasiga uruhare rwa leta gusa niyo wenda urikije uko ndi kubyumva. Urikije uko nagiye mbyumva. Numvise ho ushobora kuba uri umuntu ushobora kuba ahanura. Bivuze yuko suko warahanuye kuba insengero gusa zizafungwa. Bivuze ko usanzwe uhanura n'ibindi bintu ushobora kubihanura. Njyewe ndi umuhanuzi. Ndanabyemera ko ndiwe. Ariko icyo nkiri imbere cyane so guhanura. Kiri imbere kwigisha ijambo ry'Imana ko niyo misiyo twahawe. Niyo misiyo twahawe kugira ngo tugende tubwirize abantu ubutumwa bwiza abemera tubabatize. Ni ukuvange ndi umwigisha. Wenda kugira ngo turuhure abantu badukurikiye. Ni ibihe bintu wenda havuyeho gufunga insengero. Ni ibihe bindi bintu ushobora kuba warahanuye bikaba kugira ngo nyine turebe ko iyo tito y'ubuhanuzi ushobora kuba uyimerita. Wenda kuba warahanuye wenda nicyo kiganiro turaza gukuraho akavidewo tukereka abantu uri uhanura insengero zirafungwa. Ni ibihe bindi ni we ndi buhanuzi ukomeje ugenda ari ijambo nkunda cyane mwihangane bivuga ngo urumva ngo yabaye ikuretse akanya gato kugira ngo irebe ibiro byawe. Aka ni akantu Imana ibicishijemo kugira ngo irebe abantu abakizwe kwizera kwabo kuko hari benshi uku guhagarikwa kw'insengero bahise bajya kunywa inzoga. Abari bitwikiriye akantu k'agakiza ari agakingirizo bitwikiriye bagakuyeho bajya kunywa inzoga, abandi bajya gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo aka ni akantu Imana ibicishijemo rero simvuze ko kazarangira ryari. Umunyafu ushobora kuba igihe gito cyangwa munini. Ariziki Chantal yarabihanuye ahanura ko nujya kukiga kuri Sam TV Rwanda ibiganiro gikozeho avuga ku hene n'uze kiriho, ariko avuga ko Imana igiye gufunga insengero burundu, igiye kuzifunga n'ufunguzi igiye kurufata. Ari gifesha urufunguzo. Ubwo buhanuzi hanuye rero dutegereze Imana yafunze insengero izagira ute izazifungura. Nizere ko ikibazo cya ariko ni nyiricano ya Ngendi nyiricano Tuzayibona TV. Ari kuvuga wambajije ikibazo kugira ngo wumve ko dufite umuntu uzi kubaza ikibazo cyiza cy'ubwenge. Universal Media TV. Abantu rero abakunzi ba Sam TV Rwanda mwese mwakoze subscribe kuri Sam TV Rwanda mukunda ibiganiro byanjye ku macana atandukanye amwe nagiye mvuga yose abazaburi nshya Umusaraba TV yandi yose navuze mwumvishe mugane kuri Universal Media TV mukore subscribe. N'iki kiganiro mubona kamera zacyo zagikoze kuba mukibonye no kubera Universal Media TV. Reka tuyamamaze studio ni umuterankunga wa Sam TV Rwanda wabonetse mushya. Ibihe byiza mwe mwakoze subscribe kuri Tuzayibona TV, kuri Sam TV ndetse na Universal Media TV Rwanda. Okay, uyu munsi twagize umugisha wo kwakira umutumirwa udasanzwe, umuvugabutumwa ku rwego mpuzamahanga. Muramubona arakeye imbere ya kamera. Nagira ngo rero dukoresheje umwanya muto cyane mumfashe tumwakire kugira ngo atubwire byinshi cyane ku bigendanye n'urugendo rwe mu ivugabutumwa. Uhawe ikaze kuri Tuzayibona TV. Meze gute? Ndaho ndashima Imana. Watwibwira muri make amazina yawe, waje uturuka hehe? Dore na mbere yuko nivuga kamanze nanjye nanga ikaze. Yego. Nanzi ikaze rero ku bantu bose n'inshuti zanjye banzi aho baherereye mu mpande zitandukanye, abari mu gihugu cy'u Rwanda, abari mu ntara ya diaspora n'abandi benshi bakurikira hicano yanyu. Tuzayibona TV. Amazina yanjye rero nitwa nibyo nari ndi guhigamo hano cyane. Yego. Nitwa Evangeliste Abayisenga Samuel. Evangeliste Abayisenga Samuel niwo murimo wanjye. Ndi umuvugabutumwa, ndi umwigisha, ndi umuhanuzi, ndi umwinginzi, ariko cyane cyane titre nkuru cyangwa se intego nyamukuru ni evangelisation, kwamamaza ubutumwa bwiza. Ni ibyo ngibyo
ayo niyo mazina yanjye. Okay, urakoze cyane kuba noneho urabona nkaha ya titire evangeliste urabona hano urutonde rw'abantu bapanze urabona uwo ni njyewe. Yes, evangeliste Abayisenga Samuel. Hera hejuru reba ariko nusome ureba amatitire y'abantu agiye ariho. Abantu benshi mu rwego rw'igihugu cyangwa rw'isi, yego, amatitire agiye ariho. Ayo ni amasengesho tujya tugira ngaruka kwezi ya muri groupe bita tumenye Imana. Rero bagenda bashyiraho umuntu n'amatayito yiwe. Urabona ko ku mazina yanjye habanza na V. Hari n'abandi baza gusoma usange bo nta kintu kibanza ngira ngo urabibona. Ndabibona. Abo ni abavuga ubutumwa ariko badafite titre runaka izwi. Rero evangeliste ni titre yanjye nahawe cyangwa se nasengewe. Yego. Iyo titre nimaranye imyaka myinshi kuko nayihawe 2017. 2017. Na 2016 na 7 nibwo nayihawe ubwo ndangije ishuri rya theology nigaga. Rero iyo munyamigiza gusengerwa no guhabwa inshingano mu itorero nabagamo. Icyo gihe bama kuyobora igihande cyangwa se itorero shingiro mu Anglikani babyita itorero shingiro, ADPR babyita ngo ni ibihande, Abadivaniste bakabyita imitwe, ari naho babyita amazone. Ubwo nza kuyobora imanda y'imyaka 2 rero anyobora itorero shingiro bitaga Peteri muri Anglikani. Izo ni zimwe mu nshingano nagiye nkora zijyanye n'inshingano zo kuyobora. Ariko ivuga butumwa ryo nyine ndikomeza muri ADPR igihe kiragera njya muri Zion Temple, umbarizwa muri Zion Temple mu Gatenga. Rero ndi evangeliste w'itorero rizwi, ntago ari ibintu bya bindi biraho. Rero ndi kwivuga abantu bazarushaho kumenya kwango abantu benshi cyane ntabwo barakuzi kuri Tuzayibona TV ndetse no kuri Universal Media TV. Niyo mpamvu abashije gufata akanya gato kugira ngo atubwire uwo ari we. Urumva ni evangeliste cyangwa se n'umuvuga butumwa ku rwego mpuzamahanga. Utubwiye yuko wabitangiye 2016 na 7 agatorwawe. Na karindwi nakubwiye ko icyo gihe nahawe impamyabumenyi. Yes, nubwo nabikoze mbifitiye ububasha. Nabwo banakwimitse se? Icyo gihe nabikoze mbifitiye ububasha. Ari ikintu ushobora kunshyira imbere ya leta ngavuga ngo ngende evangeliste. Zana ibimenyetso bigaragaza kuri nabikwere. Ubu ufite certificate yabyo? Afite impamyabumenyi zabyo, certificate zabyo. Ubundi iyo titre yanjye izwi atari bya bindi umuntu yitira. Yego. Wabyize imyaka ingahe muri theology yabyo? Theology nize maze kwiga theology z'amoko agera muri 3. Byose hamwe imyaka maze kwiga ni imyaka 4. Nose ukaba ukiri kuri titre ya evangeliste? Evangeliste ni titre uhabwa nyine n'umurimo ukora n'inshingano ukora, kuko iyo ni titre uhabwa cyangwa usengerwa. No kuvuga ngo wowe uriga wangiza kwiyunga hamwe n'ubumenyi, noneho itorero barizwamo rikagusengera ayo mavuta. Evangeliste rero hari aba evangeliste nk'abantu bafite umuhamagaro w'ivuga butumwa ariko batasitswe amavuta ya evangeliste. No kuvuga ngo hari abantu bitwa aba evangeliste ariko nta kiranga nta kigaragaza na certificate ibiyemeza yuko ari certificate. Certificate ni mu buryo bw'ubumenyi ushobora kugaragaza. Noneho akaba rero no kuba ufite iyo nshingano mu rwego bw'itorero bizwi warasengewe icyo kintu. Bakavuga ati itorero mu bavuga butumwa tuzi bafite basengeye, arizo bavuga ngo umuntu umuvuga butumwa usengeye ngo umuntu akavuze. Umuntu umuvuga butumwa usengeye. Yego. Rero dufite ibyiciro by'abavuga butumwa bitandukanye. Aka kantu wenda nishake tukagere konyine. Yego. Ariko abantu dutandukanye ibyiciro. Abavuga butumwa mugani batandukanye mu byiciro bingahe? Harimo ibyiciro by'abavuga butumwa. Icyiciro cya mbere cy'abavuga butumwa ni ukuvuga ngo hari abavuga butumwa bagira umuhamagaro yahamagawe n'Imana. Ahantu umuvuga butumwa afite iyo mpano, ariko iyo mpano igaragarira abantu muri cya gihe ari kubabwiriza, ariko ntago iyo mpano arayihererwa inshingano. Tuvuge mu itorero abarizwamo asengerwe asukweho amavuta, mu basuka amavuta, aho badakoresha amavuta arambikweho ibiganza by'abakuru, bavuga ati uyu muntu tumuhaye izi nshingano cyangwa tumusengeye muri izi nshingano. Abo turabafite benshi, ari nabo ubona leta iri kwigaho mbere na mbere, wenda bukaba sinzira karimo. Hari abantu leta iri kwigaho bafite inshingano avaho ni evangeliste ariko nta kinuranga ashobora kugaragariza umuntu mu buryo ushobora kumbaza ngo wowe uri iki. Nakuvuga ngo umuvuga butumwa, ikigaragaza ko uri umuvuga butumwa mu buryo bw'impapuro ni ikihe? Ufite impamyabumenyi igaragaza ko uri umuvuga butumwa, aho ni mu rwego rwa certificate cyangwa diplome cyangwa lisansi bitewe n'icyiciro ukoreramo umurimo. Ubwo ageze ku cyiciro cya kabiri.
icyo ni icyiciro ndi kuvuga aho ni icya kabiri. Ni icya kabiri. Hari abandi bavuga ubutumwa Yego. tukaba tuzi umuntu w'umuhanuzi afite impano z'Imana ariko izi mpano afite mu itorero tukaba tumutunze nk'umuhanuzi ariko atarigeze asengerwa izo nshingano. Twese niko twatangiye wenda ubyumve, twatangiye dukoresha imihamagaro twahawe n'Imana. Igihe kiragera ya mihamagaro tujya kuyishigikira dukoresheje uburyo bwo kwiga, turigishwa kugira ngo tugire igipapuro. Kuko icya mbere niba umuntu tuvuge uri gusenga uri kubwiriza umuntu araje iby'Imana ibyo gusenga ntabizi, aravuze kuri kubwiriza bimeze biti, ni iki kikwemerera gukora uwo murimo urimo? Icya mbere azakubaza ngo ufite certificate uyigaragaze, ko nuramubwira ngo mfite ngo nuzamwuka wera urumva iby'umwuka biragoye kubisobanukirwa. Ibyo iby'umwuka ku ruhande rwe biragoye kubisobanukirwa kuko ntabwo ibintu by'umwuka bize, uragaragaza ibintu bifatika mu buryo bw'umubiri. Icyo gihe rero wowe niba udakeneye uko wize uragaragaza mu bijyanye n'ubumenyi, nk'uko wenda wambwiye kuri mwarimu, kuba uri mwarimu ugaragaza diplome ikwemera kuba mwarimu. Hari abantu dufite bigisha batagira diplome, akaba yigisha ariko ashobora no gukurusha kwigisha ariko akaba adafite diplome imwemerera. Urumva izo nshingano akora ntashobora kugira ikintu kuzigaragariza leta cyangwa urwego rushobora kuza kuyimubaza. Uwo muntu rero si uko atari umwigisha, si uko atigisha, ariko ni iki kigaragaza mu bantu ko uyu muntu ari umwigisha. Rero ngira ngo uri kubyumva neza. Noneho akaba undi nawe yagiye kwigisha cyangwa yagiye kuba umuvugabutumwa, asanzwe abikora ariko agiye kwiga kugira ngo yigishe ibyasi. Aho niwo mumaro wa teoloji. Umumaro wa teoloji ni uko uri umwigisha ubwiriza cyangwa ugira ariko ubwiriza ibintu ugize ute uzi, ku buryo ndaza nkahura nawe warize ukambaza ngo ibintu uvuga ubikurahe, nkakwereka aho mbikura, byanaba ngombwa bikasaba kuza gusesengura. Aho urumva ntabwo turakoresha umwuka gusa, biraza gusaba gukoresha n'ubwenge. Ikintu mbajije nigeze kukibazwa kuri channel bita Umusaraba TV, ndongera nibazwa no kuri channel y'uwo bita Kimanuka, yitwaga Kimanuka official, ubu yitwa Ubugingo TV1. Ikiganiro twagikoranyeho dukora ku kiganiro kijyanye n'umwuka na teoloji. Nicyo kiganiro twari dufiteho tuganira kuri byo, kugira ngo bari bamamagaye banumbiye kugira ngo ikiganiro kirahari, niba ngombwa nzatanga link abantu bazakirebe. Ariko wa mugani mu by'ukuri muciye mu ijambo, uyu mutumirwa dufite ni umuntu udasanzwe, ni umuntu wakoranye n'amateleviziyo menshi cyane. Mu by'ukuri tega atubwira amateleviziyo akunda kwamamarizaho ijambo ry'Imana, avuga ivugabutumwa ryiwe mu buryo bwagutse, kugira ngo dukomeze ikiri kibazo twamutegura uyu munsi. Amwe mu mateleviziyo nabonetseho cyangwa nanyuzeho, iya mbere ni iyanjye, Sam TV Rwanda. Sam TV Rwanda, yahoze yitwa Minijuru TV, ndahindura izina yitwa Sam TV Rwanda. Kubera iki? Kuko Minijuru TV naje gusanga hari indi channel yenda ifite n'iryo jambo naragiraga na hostinga mbere na mbere. Hari channel bita Isi n'Ijuru TV. Iyo channel urumva ni channel itari nziza. Yita igutwara ikiganiro. Kugitwara ahubwo kuvuga ngo umuntu ajya gusacinga channel yanjye yanjye kitambika. Yakitambika rero mbona ko ibyo bintu bidahuye. Mpitamo guhindura izina ku mpamvu zo kugira ngo umuntu atazajya kureba channel yanjye ugasanga agiye kureba n'idakwiye. Mbibutse abantu bamurikiye cyangwa bari kumva iyo channel, ni channel itari nziza irwanya leta. Ni channel irwanya leta. Ubwo rero iyi channel yanjye nayikundaga, ariko kuko iyo nashyiragamo channel ugiye gusacinga channel yanjye hazaga ijambo rivuga ngo did you mean Isi n'Ijuru TV, urabyumva akaza hejuru akitambika. Noneho mbona rero kantu gashobora kuzaniranya n'abakunzi banjye, rimwe na rimwe kakaba kananiranye na leta. Urahindura izina, ndihindura atari uko njyanze, ahubwo ndihindura kuko hari ibiri kugira ute ushaka kumbangamira. Nyita rero Sam TV Rwanda. Sam TV Rwanda, yego. Mu kuyita Sam TV Rwanda rero niyo mpamvu yatumye izina rihinduka. Kuko izina nari njyanze, wenda n'umukameramani arabyumva, birumvikana kuko nari nanze izina, ahubwo kuko hari ibintu byitambikaga izina. Urabona niba hari ibikorwa ukora ukaba ufite izina rijya guhura n'ibindi bikorwa bibi cyangwa se bitameze neza mu bwo buryo, bitavuga ijambo ry'Imana, bidafite umurongo nk'ufite. Si n'uwo gusa, rero wenda bitavuga ijambo ry'Imana ariko byibuze hari ibintu bishobora kugirira abantu akamaro rivuga. Urumva nicyo kintu cyanteye guhindura channel. Birumvikana. Sinigeze ndisobanurira abantu n'abatari babizi aya macana uko ari atatu, yaba iyanjye, yaba Tuzayibona TV,
Universal Media TV. Media TV Yego. abantu mbere na mbere manze nshishikariza n'abakunzi ba Sam TV Rwanda. Yes, muze bari rwose. ahantu hatandukanye. Yes, diaspora. Bagane kwa ayo macano yanyu. Yes, bakore subscribe na share. Tugira abantu baza kuri Sam TV Rwanda bakabakunda ijambo ry'Imana rinyuraho, ariko hakaba hari ibintu by'imyidagaduro, hari amakomedi n'ibindi bikorwa bikenewe bakeneye kureba. Nabonye amacano yanyu ibindi bintu byose bagiye bagana ko ayo macano yanyu babashe kubona ibyo byose bikenewe, kuko irangira ijambo ry'Imana, ariko hari n'ibindi bishobora kubanezeza kubashimisha, yubaka sosiyete nyarwanda bagasanga kuri iyo cano yanyu. Nubwo buryo rero bwatumye mpindura izina hinduka Sam TV Rwanda. Andi macano wakundaga kugaragaraho kunyuzaho? Indi cano nagaragayeho bwa mbere mu macano atarayanjye ni Zaburishya nayo yanyuzeho. Zaburishya nayo igaragayeho ndi gutanga ubuhamya bwarebwe n'abantu 13,000. Yes, byiza cyane kabisa. Zaburishya ngivuyeho njya ku Isezerano TV nayo nyikoreraho, baho njya urugiyoni ya kabiri, njya ku Musaraba TV yoni ya gatatu, ngana kuri Kimanuka official, ubu yabaye Ubugingo TV 1, ngana kuri Rwanda Gospel Show kwa Jerry, nandi macano nagize ku macano nka 10 nanga urimo kuyarondora, ayo yose byatwara umwanya. Ayo mvuze na macano y'ingenzi nabashije kwicaraho mu ijambo ry'Imana. Ariko by'umwihariko uhagaze kuri Sam TV yawe iri gukoraho cyane. Niyo gukoraho cyane hani Bahama, ndetse n'aya macano mashyashya. Ni ibihe biganiro by'ingenzi ubufitiye abakunzi bawe bihoraho? Ibiganiro mfitiye abakunzi banjye cyane bihoraho ijambo ry'Imana. Hano kwigisha ijambo ry'Imana buri munsi cyangwa se ifite igihe runaka? Oya, ni buri munsi riba ririho. Buri munsi riba rihari. Kuri Sam TV Rwanda nshishamo umunsi umwe ngasohora. Iyo nshishemo umunsi umwe nsohora ikiganiro cy'ijambo ry'Imana. Hari ibyo nge nkoresha nkanjye, hari n'abatumirwa numira, nk'uko nawe wanumiye niko natwe dutumira abandi kugira ngo abantu babashe kumva ijambo ry'Imana. Urakoze cyane. Rero murumva ko ayo ni amacano nagiye nkoraho, abantu bakeneye amalinki urabyumva urakoze cyane. Noneho hari ikibazo ushaka ko dusorezaho, ikibazo usanga buri mukristo wese yibaza muri iyi minsi nk'umuntu w'inararibonye mu bijyanye n'ivugabutumwa ku rwego mpuzamahanga. Urabona turi mu gihe cyo gusigaye dusengera kuri social media online cyangwa se kuri telefone, bitewe yuko insengero zifite zirafunze, ntago tukijya mu nsengero. Ese ubona kino kibazo cy'uko dusigaye dusengera mu rugo, ubona abakristo batazagumuka ku bijyanye n'imyizerere yabo? Ukoresheje ikinyarwanda kitameze neza, reka dukoreshe ubwo buryo. Kugumuka cyangwa se ijambo ukoresheje kugumuka, iryo jambo urumva gutaga agakiza, gucika intege cyangwa gucika intege. Gucika intege kuvuze kugumuka ni ikindi. Ibi byo gusengera mu rugo cyangwa niki, nk'umukristo nk'umuvugabutumwa twagiye dukora ibiganiro bitandukanye tukanabivugaho, twagiye duhanura ko insengero zifunze zigiye gufungwa. Nanjye ndi mu bantu babihanuye ku Musaraba TV ko insengero zigiye gufungwa. Narabihanuye, ndi mu bantu babihanuye njya kuzima hano. Irahari uri kubihanura? Irahari. Ukurikije igihe naziye inaha ubihanura mu magambo make, njyewe navuye i Kigali mu kwa gatatu, mvayo mbwiye abantu ko insengero zigiye gufungwa. Sinjye njyenyine, nta bantu benshi babihanuye. Ntabwo wabishyize kuri video ngo? Oya, biriho ibiganiro biriho, ariko mu buryo bw'umwigisha. Navuga ko njye ndi umwigisha, rero duhanura mu buryo bw'ijambo, ariko uburira abantu kugira batangire basevinge amasengesho. Tubwiye ko ari tugira ibyiciro bibiri, hari abavugabutumwa hakaba n'umwigisha. Umuvugabutumwa navugaga ko ari umwigisha, ngende umwigisha w'ijambo ry'Imana. Bivugaga gute? Evangelist, umubwiriza butumwa, evangelist. Iyo rero umuntu ari umwigisha abazwa ibibazo. Evangelist abaho yabanje kwiga teologiya. Evangelist ni ukuvuga ngo evangelist ni titiri isengerwa. Wanje kwiga irasengerwa cyangwa irigwa ahubwo? Oya, ntabwo yigwa. Ushobora no kubisengerwa utariga ukiga nyuma, ariko ni titire uhabwa. Njye naranize. Ni ukuvuga ngo ni titire ni amavuta akomatanye. Ni ukuvuga ngo evangelist ni umuntu ubasha gusobanura, kuko urumva imyizerere yiwe. Ushobora gusobanura imyizerere cyangwa gusobanura ibyo wigisha. Ushobora kwigisha ijambo ukambaza ngo iri jambo wigishije
ubwo aho ngaho evangeliste harimo ibyiciro bibiri. Evangeliste harimo umwigisha hakabamo n'umuvugabutumwa. Ni ibice bibiri biri muri evangelization. Hari ukubwiriza no kuvuga ubutumwa. Muri ibyo umuvugabutumwa ugenda byose. Uri byose. Ngiye nkora byose. Kwigisha ni uko nazanye ijambo nkarisesengura. Nakuzanira ijambo nkavuga ngo Yesu ararira, nkakubwira ibituma Yesu arira. Reka dukomeze. Nyuma umaze kubihanura ibyo bintu ko insengero zigiye gufungwa, zafunzwe hashize igihe kingana iki? Ni ukuvuga ngo njye navuye i Kigali mu kwezi kwa gatatu mvaho nsezeye abantu baho. Ku mpamvu z'uko nabonaga misiyo nari mfite ako kanya isa nkaho igiye kugira guferinga. Navuye i Kigali mu kwa gatatu, bafunga insengero mu kwa karindwi. Icyo gihe ni ukuvayo. Ubutumwa nabwirije mu kwa gatanu, bafunga mu kwa karindwi ku Musaraba TV. Aho no kuri Sam TV Rwanda buriho. Ni ukuvuga ngo waraciyemo ukwezi kumwe cyangwa se abiri. Warabihanuye, wabibonye ko zizafunga. Warasenze, Imana ariko gufungwa kw'insengero twavuze twahanuye ntabwo ari ukugufungwa burundu. Simvuze nafunze yarize manura gufungwa burundu. Hari ugufungwa kuno twabonye kwabanje. Yego. Icyo kintu sinzi ko cyumva. Kuko gufungwa kwazo harimo ibintu bigaragara ko hari ibintu biri gukorwa mu nsengero bitari byiza. Yeso. Noneho ubujura bizari n'akanyafu kaza gukebura abantu. Nuko byagombaga kuza ari akanyafu ahubwo hakaza igiti. Hari ukuntu ushobora kujya gukubita umwana ukoresha akanyafu kakandi kagukebura, wowe wajya gukubita none ugakoresha inkoni. Sinzi ko mubyumvise. Birumvikana. Bitewe n'amakosa yakoze. Noneho ugakubitana umwana uburemere, kuko impamvu insengero ntabwo gufunga burundu twabyifuza. Kubera iki? Twagiye tuva ahantu hatandukanye. Dufite abantu bagiye bakizwa ari abajura. Umuntu akaba yarafunze inshuro zirenze 3 enye. Polisi yaragerageje akazi kayo, banamufunze bamujyana mu bigo bitandukanye bimugorora bikanga. Ariko wamubwiriza ijambo, wamubwira ukuntu Yesu agira neza, wamubwira iby'agakiza, agahita areka bwa bujura. Urumva rero uyu muntu wese ubujura, gufunga insengero burundu ntabwo ari umuti w'ikibazo. Sinzi iyo mubyumva. Kuko babandi bari abajura n'ubundi nuzifunga harimo abazagaruka kwiba. Bitewe ko zafunzwe se? Cyangwa n'ubundi ubwo bujura ntabwo dufite abantu bwakubiswe burundu burandurwa. Reka mvuge mu buryo bwacu bwo kwigisha cyangwa kubwiriza. Dufite abantu dutunga mu rusengero, ukaba umuhozaho ijisho, umuhozaho ubutumwa. Muri uko umubwira bwa butumwa, sinzi ko mubyumvishe. Mwaneza amatwi. Buri uko umubwira bwa butumwa, wa muntu ukamubungabunga akajya kugwa, ariko ugakomeza kuba uri kumuhozaho ijisho, naba kivuye mu by'Imana. Sinzi ko mubyumva. Turabyumva. Uyu muntu niyo afunga insengero rero, cya giture cyamuhoragaho, cya giture cy'abakozi b'Imana bamuhoragaho, araba kibuze. Ubu dufite abantu bajyaga banywa bihishe, ariko wamubona agatinya, akagira ubwoba, akareka kunywa. Uyu muntu kubera ko insengero zitagihari, ahita yiyorosora. Ni ukuvuga ngo kakantu yishyiragaho kagaho k'inama yorosaga arakikuraho. Hari umuntu wahishaga ko ari umugome, umugome we akabukora yihishe. None ntabwo urahasengera nta n'umwe igiture cy'itoro kimwe cy'idini, uyu muntu ahita yiyorosora none agaragaza ububi. Bwa bubi bwiwe bwari buri mu ibanga, ntacyo buhungabanya kuri leta. Ariko kuko insengero zafunze, araza kugaragaza bwa bubi bwe, noneho bugire ingaruka ku bantu ndetse no ku leta no ku gihugu. Kuko buriya itorero ryari abafatanyabikorwa beza na leta. Itorero hanyuzwagamo kwigisha abantu uburyo bwo kugandukira leta. Izo ni nyinshi zanyuzwa mu matorero. None kuko rero amatorero n'aba atakiriho, za nyigisha abantu bahabwaga zituma bagandukira leta, zituma abantu baca bugufi. None se ukiri aho, karimo abantu benshi cyane bavuga yuko uri kumva itorero nta kintu rifasha leta mu buryo bwo gucyaha inuza ibijyanye n'imigirire mibi y'abantu. Ibyo bivuze njyewe narafunzwe umwaka kubera yuko harimo abantu rwose usanga bihishe mu itorero bakiba. Kamu urugero rwa hafi. Yego. Njyewe 2015 mu kwa 12 nagize umwaka, reka tuvuge umwaka wo gufunga. Funga umwaka wose. Uyu mwaka nafunzwe, nabaye muri gereza nkora mwivugabutumwa nigiramo na teoloji. Dufite ukuntu nk'amatorero cyangwa se nk'abantu bakoraga umurimo w'Imana muri gereza, twabungabungaga ba bantu bafunze, umvishe
mu buryo bwa kansoringi no mu buryo bw'isanamitima abantu umuntu akaza afite umutima mubi, umuntu akaza ari umujura ruhagwa, umuntu akaza afite ibyaha bikomeye, noneho kwa kundi mugenda muganira ijambo ry'Imana bigatuma noneho mufasha leta kugororoka kwiwe. Uyu muntu akagororoka bitewe n'iki? Na ya myigishirize asanze muri gereza irimo ya bamwe mu bantu bageze muri gereza bakomeza umurimo w'Imana. Noneho uyu muntu akazajya gufunguka hari icyo abantu bo muri gereza basenga bafashijemo leta ndetse bafashijemo leta. Uyu muntu akazataha hari inyisho yaherewemo nkeya zimufasha kubasha gucururuka. Urumva wenda tuvuze mu rwego rwaho. Noneho no hanze yaho, aho ni mu rwego rwa gereza. No hanze yaho uyu muntu, itorero icyo rifasha leta cya mbere ni ugutuma uyu muntu ahinduka. Sinzi niba akantu ko kumva, ni ugutuma aba bantu bahinduka. Urumva hari uruhare leta, hari uruhare itorero ryari rifite mu buryo bwo gutuma abantu boroha, mu buryo boroha. None uruhare rw'itorero ruvuyeho, urumva hasigara uruhare rwa leta gusa. Wenda nkurikije uko ndi kubyumva, nkurikije uko nagiye mbyumva, numvise ko ushobora kuba uri umuntu ushobora kuba ahanura. Bivuze yuko si uko warahanuye kuba insengero gusa zizafungwa, bivuze ko usanzwe uhanura n'ibindi bintu ushobora kubihanura. Njyewe ndi umuhanuzi, ndanabyemera ko ndiwe, ariko icyo nshyira imbere cyane si uguhanura, nshyira imbere kwigisha ijambo ry'Imana, ko niyo misiyo twahawe. Niyo misiyo twahawe kugira ngo tugende tubwirize abantu ubutumwa bwiza, abemera tubabatize. Ni ukuvuga ngo ndi umwigisha. Wenda kugira ngo turuhure abantu badukurikiye, ni ibihe bintu wenda havuyeho gufunga insengero, ni ibihe bindi bintu ushobora kuba warahanuye bikaba, kugira ngo nyine turebe ko iyo titire y'ubuhanuzi ushobora kuba uyimerita, wenda kuba warahanuye. Wenda nicyo kiganiro turaza gukuraho akavidewo tukereka abantu uri uhanura insengero zirafungwa. Ni ibihe bindi, ni ubuhe bundi buhanuzi wakoze wahanuye bukabaho? Reka ngufashe aha ngaha. Ntabwo kuba navuze ngo ndi mu bantu bahanuye insengero, ntabwo nje kugaragaza hano ko ndi umuhanuzi, kuko ibi ni ibintu ngewe najya nkunda gupublisa cyane. Icyo publisa cyane ni ukwigisha ijambo ry'Imana, sinzi mu byuho. Ariko bitavuze ko nari umuhanuzi, kuko nshobora kuba sindi umuhanuzi abo nahanuriye bakaba baza muri komantere bakavuga ngo nihane kuko navangiwe, kandi wenda namuhanuriye. Ni ukuvuga ngo hano harimo ibyiciro muvandi. Buriya hari icyo bita inshingano nkuru. Muri teoloji hari igitabo cyitwa inshingano nkuru. Mu nshingano nkuru umuntu agira imihamagaro, akaba afite umuhamagaro w'idomene ye uhagarariye uwundi. Sinzi mu byumva. Njyewe umuhamagaro uhagarariye uwundi ni ukwigisha ijambo ry'Imana. Isaha yose wanshaka ushaka ijambo ry'Imana waribona, ariko isaha yose wanshaka ushaka ubuhanuzi ntiwabubona. Mbega ubuhanuzi buza ari uko Imana ishatse kubuza. Tuvuge urugero, turi kumwe gutya, si turi kumwe? Ubu Imana ishatse kuvugana nawe mu buryo bw'ubuhanuzi, hari mesaje ishaka kuguha, yayima nkayiguha. Ariko itabishatse sinahanura. Ikintu nge mvuga ni ikintu ushobora kuza kunshakaho ukakibona. Iyi saha uje kunshakaho ubutumwa bwiza wabubona. Naba njyamye, naba mbyutse, naba ndi mu muhanda ngenda, naba ndi mu nzira ngenda, ukanyeneraho ubutumwa bwiza wabubona. Ariko ntabwo wanyeneraho ubuhanuzi ngo ubone. Mbega iri domeri cyane ni evangelist. Yumvisha impamvu nanze kujya mu mbega ubuhanuzi buza ari nk'inyongera cyangwa se buza mu utateguye. Ni ukuvuga ngo wowe turi kuganira ijambo ry'Imana, wenda ngize gutya, Imana irarebye ibona wowe hari ikintu kigiye kukubangamira imbere, ihise ikinyuza umise nk'uhanura, ndavuga ati rero Imana irambwiye gutya na gutya wirinde, bizakugiye kugendekera gutya. Urumva nje kugukeba no kukuburira, ariko si bihozeho. Ni igihe Imana ishatse kuvugana nawe. Ntabwo ubuhanuzi ari ukwifata ngo imbere y'abantu ngiye guhanura. Ni ibintu biza, ni ibintu Imana izana, kuko si ibyo wiha, ni Imana ibiguha mu gihe cyayishaka. Hari abantu benshi biyitirira, wenda akakantu abantu bakumve, wenda igihe tuzafata ikiganiro cyabyo, hari abantu biyitirira ubuhanuzi akaba ati ndi umuhanuzi, akaza imbere y'abantu gutya asa nkaho ariko kaza akora. Reka kameramani ndebe cyane ko ndashaka ndebe, kugira ngo amfashe guhanura mu buryo bw'ijambo. Akaza akicara imbere y'abantu akazamura ino ngo ndi umuhanuzi. Iyo bivuze atangira kubapfunyikira cyangwa kubatuburira, agatangira kubeshya, kuko yemeye ku bantu ko ari umuhanuzi agiye kubahanurira, byabura agatangira kuvuga n'ibinyoma.
urakoze cyane, icyo ni ikindi kiganiro. Ariko ijambo ry'Imana kuko Bibiliya twese tuzi ko Bibiliya murayifite mwese murayizi. Bibiliya irahari, ibyigishwa birahari, ntabwo wabura ijambo ry'Imana. Umukozi w'Imana nk'uko uri mwarimu ntabwo ushobora kuza kwigisha udafite amasomo wateguye. Natwe rero nk'abavangeliste nk'abigisha tugomba kuba dufite ijambo tugomba gusangiza ubwoko bw'Imana. Aho rero simvuze ko nari umuhanuzi ndiwe. Byumvikanye cyane, tuzagenda tunabivugaho mu buryo burambuye cyane kuko ndi kumva ufite ibyigisho byinshi cyane, ndetse tunajye muri teoloji gakeya, udusogongeza gake, nubwo wenda ari ukwishyura ariko uzadusogongeza nk'abantu bawe, uzatuvunguraho gakeya. Ariko hari ikibazo ushaka ko dusorezaho, ikibazo cyiza cyane gitanga ihumure. Ese ni irihe humure waha abakristu ku bijyanye no muri ibihe turimo? Nta byacitse nubwo kuko abantu babivuga, ubutumwa bwiza ntabwo bwahagaze. Ubusanga sindi kubuvuga. Yego, ubutumwa bwiza ntabwo bwahagaze, kubwiriza ntibyahagaze. Aka ni akanyafu Imana iba yazanye kugira ngo ibashe gucyaha bya bisambo nk'uko Perezida abivuga. Yego, kuko hari abantu bakoresha ijambo ry'Imana mu buryo bwo kwambura abantu no kwiba abantu. Nk'uko mbabwiye ngo urabona uriya mukozi w'Imana ikintu ambajije ku kintu kivuga ngo mbese ngo nk'ubu ni nk'ubuhe buhanuzi nahanuye. Aho urumva ni ukwamamaza guhanura cyangwa ubuhanuzi. Wabyumvishe? Kandi misiyo twahamagariwe si ukwamamaza ibyahanuwe cyangwa ibyo twahanuye ni umutego yaneze, ni agashibuka yaneze. Ntabwo twebwe twamamaza ubuhanuzi, ntabwo misiyo twahamagariwe ari ubuhanuzi, twahamagariwe kwigisha abantu ijambo ry'Imana. Noneho byanaba ngombwa tugatangaza n'amakuru duhawe n'ijuru, ariko ibasha kuyaduha cyangwa ntiyaduhe. Aka ni agatego nyine abateze, kuko hari abantu benshi baza bakazabona n'ubundi umuhanuzi, byabura akabyishakamo agatuburira abantu akababera. Ariko ijambo ry'Imana umuntu urikeneye, umuntu ukeneye gusengerwa, kuko njye nsengera abantu. Ndi umuvugabutumwa ko nabivuze. Uraza no kuduha nomero zawe kugira ngo abashaka kubasengera ubafasha. Ndi umuvugabutumwa ko nabivuze, nkaba n'umwinjiza kuri description baraza kuza kuzibona. Wari uri kutubwira ihumure muri ibi bihe abantu b'abakristu, kuko abantu benshi cyane bafite ubwoba ati byacitse, tuzasenga gute? Nk'umuntu w'inararibonye mu bijyanye na evangeliste, wari ukomeje ugenda hari ijambo nkunda cyane mwihangane rivuga ngo urumva ngo yabaye ikuretse akanya gato kugira ngo irebe ibiro byawe. Aka ni akantu Imana ibicishijemo kugira ngo irebe abantu abakizwe kwizera kwabo, kuko hari benshi uku guhagarikwa kw'insengero bahise bajya kunywa inzoga. Abari bitwikiriye akantu k'agakiza ari agakingirizo bitwikiriye bagakuyeho bajya kunywa inzoga, abandi bajya gukora ibyaha. Ni ukuvuga ngo aka ni akantu Imana ibicishijemo. Rero simvuze ko kazarangira ryari. Umunyafu ushobora kuba igihe gito cyangwa munini. Ariziki Chantal yarabihanuye, ahanura ko nujya kukiga kuri Sam TV Rwanda ikiganiro gikozeho, avuga ku ihene n'intuze kiriho, ariko avuga ko Imana igiye gufunga insengero burundu, igiye kuzifunga n'urufunguzo igiye kurufata, ari igifesha urufunguzo. Ubwo buhanuzi hanuye rero dutegereze Imana yafunze insengero izagira ute, izazifungure. Abandi bose uzumva bavuga za nyungu baboneraga mu nsengero babuze, bikabatera gusakuza. Ariko nta byacitse, dutegereze Imana irahari, iyazifunze niyo izazifungura. Imana y'amahoro ibahugisha. Urakoze cyane. Tubararikira ikiganiro cya kabiri ku bijyanye n'iki cyigisho. Ikiganiro cya kabiri kizaba gifite insanganyamatsiko igira iti ese twakora iki kugira ngo turusheho n'ubundi gukomeza kuvuga ubutumwa ndetse no kumva ijambo ry'Imana. Turabashimiye. Iki ni ikiganiro tubararikiye ku kiganiro ku nshuro ya kabiri, umunsi uzagaruka. Turabashimiye cyane rero kuba mwateze amatwi Tuzayibona TV ndetse na Sam TV na Universal Media TV. Uyu ni umutumirwa tugiye kujya tubana mu biganiro bitandukanye, cyane cyane ibijyanye n'iko isaha n'isaha igihe cyose wamushaka yabasha kugeraho akagusengera akakwigisha, kuko araje aduhe nomero ziwe, tugatuma umwanya aduhe nomero ziwe uburyo twamubonamo. Yambajije wenda soza akamusubize, kuko namaze kubisegura no gusobanura ngo ni ubuhe buhanuzi wahanuye. Umuntu bita Kimanuka muramuzi? Yego. Ya cano nayikoreyeho ari no cyane. Hari ubuhanuzi namuhanuriye buri kuri cano ye. Byarabaye. Bijyanye n'iki? Byari bijyanye no bujyanye no kubona kamera. Icya kabiri byari bijyanye no kwaguka.
Imana yaramwaguye yego ubu afite channel ebyiri ari monetize ubu zose ziri monetize okay urumva icyo ni kimwe so uwo bita Pascal twarakoranye ikiganiro Imana irahari TV hari ibyo namuhanuriye uburyo byarasohoye okay ubwo abo n'abantu ba mbere mubwiye okay niba uri cyaho nagiye kuri Rwanda Gospel Show manura ko Rocky agiye kujya yigisha ijambo ry'Imana uzakurikirana ibiganiro bya Rocky kuri Rwanda Gospel Show ubwo buhanuzi buriho yego niyo niyaje ibyo ni imwe mu bintu wenda bigaragara kuri social media na hanuye iby'abantu ku giti cyabo byo reka tubireke ariko ibyo ni ibigaragara buri wese yagana aho hantu akabona ibimenyetso tuzabijyamo birambuye cyane namwe tugiye gukorana wenda nawe urisanga kuri tuzayibona TV Joseph ni inshuti yawe Joseph Ramuzi yes Pastor Joseph nyiri birashira TV yes yego uzamwegere muganire umubaze ngo Samuel ni iki yakubwiye asinjye kuri umuntu wanjye twarakoranye rero mwarakoranye nawe tugiye kujya dukorana ibiganiro bitandukanye nyaboneka turabararitse kuri tuzayibona TV Sam TV ndetse na Universal Media TV uyu ni umuntu tugiye kujya tubana mu bihe bitandukanye mu biganiro bitandukanye rwose mujye mubana natwe mu sharing kino kiganiro mu sharing ku bantu banyu benshi cyane batandukanye kugira ngo turusheho gukora umuryango nyarwanda ndetse wivuga butumwa ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye turagushimiye cyane rero wabaha nomero zawe kugira ngo abagukenera bakagoye kuri tuzayibona TV ndetse no kuzindi channel baguhamagara kugira ngo ubasengere urakoze cyane nizere ko ikibazo cya ariko nyiri channel ya ngendi nyiri channel tuzayibona TV ari kuvuga wambajije ikibazo kugira ngo wumve ko dufite umuntu uzi kubaza ikibazo cyiza cy'ubwenge Universal Media TV abantu rero abakunzi ba Sam TV Rwanda mwese mwakoze subscribe kuri Sam TV Rwanda mukunda ibiganiro byanjye ku macana atandukanye amwe nagiye mvuga yose abazaburi nshya umusaraba TV yandi yose navuze mwumvishe mugane kuri Universal Media TV mukore subscribe n'iki kiganiro mubona kamera zacyo zagikoze kuba mukibonye no kubera Universal Media TV reka tuyamamaze studio ni umuterankunga wa Sam TV Rwanda wabonetse mushya akaba n'umuterankunga wa tuzayibona TV uyu rero ni umuterankunga wacu mugiye kumva mugiye kujya mubona kugira ngo nawe televiziyo yewe nawe yibonekeze rwose mubyumve ko buri uko dukoze ibiganiro tuvuga iyi channel aza ko n'udufasha kuba ibi biganiro bibaye no kubera ko dufite Universal Media TV kandi guhera aka kanya nyamara kubivuga nk'umuhanuzi w'Imana abantu bankunda bose ko mukunda ibiganiro byanjye iri jambo sinzarikatinga iyi publicity nge nzanayibanza kuri channel yanjye ya Sam TV Rwanda no kuri TikTok yanjye iri jambo nzarivuga uyu ni umuterankunga Imana iduhaye mushyashya rero abakunzi ba Universal Media TV bakunzi ba tuzayibona TV n'abakunzi ba Sam TV Rwanda mwese mushyigikire n'abamurikira kuri TikTok Sam TV Sam TV ni TikTok yanjye yitwa Sam TV yitwa Eva Sam TV abantu mwese mugera mu 10 na bingahe mwakoze subscribe cyangwa se mwakoze follow kuri Sam TV baze kuri Universal Media TV mugane kuri Tuzayibona TV mukore subscribe bakunzi ba comedy ubwo nahinduye umunyamakuru abakunzi ba comedy bakunzi b'imbuga z'imikino bakunzi ba karate bakunzi ibikorwa byose aya macano mbabwiye abiri Tuzayibona arabyamamaza ku buntu kandi ufite ibicuruzwa byawe ufite ibikorwa byawe runaka ukeneye kwamamaza gana kuri Tuzayibona TV ugane kuri Universal Media TV ubundi tukwamamarize no kuri Sam TV Rwanda ubundi tukwamamarize rero nshuti zanjye bakunzi ba Sam TV Rwanda hari ikintu kimwe ngiye kubabwira mu cyumve kuba iki kiganiro mukibonye uko muritwara nibyo bizatuma dukomeza kuba ibiganiro kuko iyo Universal Media TV niyo itumye dukora iki kiganiro ubwo ni mukora subscribe ikindi kuri Universal Media TV studio ibasha kuba yagutiza ibikoresho kamera ndetse n'umuntu uza kugira utego kamera no kuvuga ngo umuntu ufite ubukwe akaba akeneye gukoresha ikirori yaza kuri Universal Media TV studio bakamukodesha ibikoresho ndetse n'ukoresha ibikoresho akagira ute akaza akabafasha murakoze cyane rero ibiganiro byacu nakagaruka ntabwo njye wahusitinze ariko nk'umunyamakuru binyanze mu nda numva ngomba kwamamaza wavuga nomero zawe kugira ngo nimero ya telefone tuyitange
ni 078 078 23 23 40 40 732 732. yambwire n'abakunzi bacu ejo bundi nibabona naje kozwa no ku bindi bintu bisanzwe ntibazagire ikibazo. Dufite imihamagaro n'impano zitandukanye kandi zose zigomba gukora. Murabizi rero ko twasengeye kubona kamera no kubona abaterankunga. Imana rero ikabaduhaye umuterankunga, rero mumushyigikire n'abashoboye kumwohereza agafaranga mukande ku kanyenyeri abashe kwagura studio yiwe. Yatubwira nomero ziwe nawe natange nimero ye kugira ngo kumuha ubufasha ndetse no kuri Sam TV Rwanda yaba wo kutuzayona TV ndetse no kuri channel ye abashe kuzamura ibikoresho bitandukanye kugira ngo ichannel yaguke. Murakoze. 078 95 6 03 subiramo nanjye nyivuge. Ego 0788 95 6 03. Abakunzi banjye rero ba Sam TV Rwanda muherereye Amerika, Canada, mu Faransa, Norvege n'ahandi nabashije kuvuga ku mwanya muto dufite, ayo macano yose muyaganeho. Ibiganiro mukeneye tuzabibaha, muzongera mutubone ariko mutwereke ko mwakunze cyane mugane kuri izi channel kare ebyiri kuko nibo banzanyaha. Ntago naherukaga kuri kamera, nakoreshaga telefone murabizi. Rero kugira ngo nkomeze koreshe kamera nuko murashyigikira aya macano kare abiri. Dusoza nk'umuvuga butumwa ni wowe murongo wasigira abakunzi ba kugira ngo barusheho gusoma ndetse no kumva ubashe kubashyigikira muri iyi minsi. Umurongo nasigira abakunzi banjye bagende basome, bagenda bagasoma. Hari umurongo dusanga muri Yeremiya 5:14 ni umurongo uvuga ngo ibikurwanya Imana ibihindura inkwi, amagambo yayo mu kanwa kawe yagira umuriro azabitwike. Niryo jambo nabasigira mbamenye babwira ko bya bindi biguhagurukiye, bya bindi bikugwanya, bya bindi guca intege, niwizera Imana ugakiranukira Imana ukaba umwanya Imana igushakamo, hari imbaraga z'Imana ziteguye guhangana n'ibyo byari biguhagurukiye. Ntabwo amaboko yawe ari yarahangana nabyo, ahubwo imbaraga z'Imana zirahangana n'ibyo biguhagurukiye. Imana y'amahoro ibamugisha. Shalom.